Hello, ndabasuje cyane nizere ko mumeze neza. Karibu kuri si France Lifestyle, nizere ko aho mwese muri kugubwa neza. Ndakwakire nawe nimba ukuye kuri video uri kureba gutyo uyiguyeho gutya hazaye gutyo. Nimba rwa mbere kureba video zanje ndakwakire kandi ntiwagirwe kugenda udakoze subscribe kugira ngo ntukagicikanwa n'ibiganiro n'inama ngo tugenda twunguranaho buke buke ntikajye zigucika. Uyu munsi giye kuganira ku kintu umuntu wumva ushaka kunanuka tukikora hamwe uburyo bwotingiye uburyo wananukamo utabishyizemo imbaraga nyinshi cyangwa se tugize uburyo wamanukamo bikagufasha cyane utishyizeho pressure cyangwa se utigize tuyikorera hamwe ibintu bitatu bishobora gufasha. Ikintu cya mbere abantu mwe turabizi ko umva umuntu abyibuha yariye ntiwabyuhutariye ibyo ngibyo ntibibaho sinanabyemera wanda handi umuntu wundi warabyemera ariko umuntu abyibuha yariye. Niyo mpamvu kuvuga nti ahanini nimba ushaka gutakaza ibiro kontrola isahani yawe ibyo urya bikontrola ibyo urya. Niba ushaka gutakaza ibiro tuvuge nk'urugero hano n'amasahani manini umuntu aba afite gabanya quantité. Ikindi nugabanya quantité gira ugire ibyo ushyira hose ni ibiki nshyira ku isahani ese ndya maregime ese ndya intuza amafruit ese ndya manuza y'abinyamafufu ese ndya ugarebe vuga ati isahani iri complete isahani nyine yuzuye isahani yuzuye biriho isahani iriho regime ibiho ibinyamafufu ikaba iriho proteine ni inyama cyangwa se amafi ariko ukagabanya quantité y'ibiryo waryaga niba waryaga urusahani runini ukagabanya ibyo byose rwose. Cyane tuvuga nk'urugero rwose maze gutakaza hafi nk'ibiro nka 10 12 gutyo umva ni ikintu ni isahani najyaga nayiciyemo kabiri nabiciyemo kabiri nubwo nkora na siporo ariko nabiciyemo kabiri kugira ngo bimfashe no kunanuka. Ushobora no kunanuka unakora siporo nabyo ni sawa ariko nukora na siporo utagabanya n'ibyo urya utarebye n'ibyo urya cyangwa se ugabanye quantité ntabwo bizigira bihinduka. Niyo mpamvu ugomba kureba isahani yawe sinjya quantité nini ngomba kwigabanya nanjye ubwo ngiye nkuko njya ibintu bisanzwe nta bintu biri special njya ariko nyine hari n'ibindi umuntu arya by'ama protein ariko muhanini ibintu bisanzwe icyo nkora no gusiriveya quantité nka siriveya n'ibyo njya gusa ahanini kandi ibintu byamfashije cyane mu gutakaza ibiro. Ikintu cya kabiri ushobora gukora ni siporo nayo murabizi ko rwose siporo nayo ni ingenzi mu gukora intuza mu gutakaza ibiro nayo ni ingenzi cyane. Siporo ni ibintu agakwiye kugira ariko nyine ni siporo n'ibintu ahanini nacyo wagakwiye gushyira nimba ushaka kunanuka nayo ukagira. Ushobora no kudashyiramo imbaraga nyinshi ariko ugikora siporo rimwe kabiri mu cyumweru uricyo buke ufata umwanya ariko ahanini ikintu kizakonta cyane nibyo urya ku isahani yawe nibyo nyirizi nakubwira ngo ngiye ati 70% ibyo urya ku isahani byo bizafasha gutakaza ibiro 30% ukaganakora siporo ni ibintu bizagufasha cyane. Nukora siporo nturebe isahani yawe ukuntu imeze cyangwa ibyo urya byose ntacyo bizaba bimaze rwose ntacyo bizaba bimaze. Ushobora kuvuga ati ngiye muri siporo namaze amasaha ndi gukora siporo ukaza gutaha ukabunyweye nk'icupa ukaburiye nk'ako kabenzi ibi amasukari ibyo byose by'amabiswi byose ukabura ariye ntacyo ubukoze. Imbaraga atakaje muri siporo urongeye ukazekipera mu byo by'amasukari byose uriye byose urongeye bakipera ntacyo bimaze. Niyo mpamvu ibyo urya ugomba kubikontrola ikindi ukakora siporo ni ibintu byenda by'equilibre. Ikindi cya gatatu nacyo gishobora kugufasha cyane nk'abantu mwe kwiyiriza byo ni byiza cyane mu gutakaza ibiro. Nk'ankwe nk'urugero hari igihe twamenyere mu gitondo ko tubyuka tugafata breakfast saa sita tukarya nka mu masaa 10 hari abantu wenda bagira wenda bafite nk'umwana w'iki cyangwa abana barya nko mu masaa 9 cyangwa saa 10 gutyo bavuye nko kushuri n'ibiki na nijoro nka saa 1 saa 2 umuntu akongera akarya. Ariko hari igihe muri wowe rwose hari igihe umuntu biba atari ngombwa kurya pe nimba ruko akamenyera umuntu agira ati ndabyukanye ariko hari igihe ushaka kubyuka ukumva ntushonje si ngombwa kurya rwose kavuga ati ndumva ntashonje. Igira kwiyiriza cyangwa se kutaryagagura cyane nabyo bishobora gufasha mu gutakaza. Ushaka kubyuka rwose ukumva ntunashonje ukinywera ayo mazi gusa ukumva rwose ushobora kuza no kugera na saa 6 ukumva utanashonje cyane ariko uko abantu twamenyere ngo mu gitondo ngomba gufata breakfast ngo ni ihame hari igihe utaba wumva ushonje ukavuga ati sina ngombwa wowe kurya wumva nyine rya wumva ushonje nimba ari ntuza nimba ushaka gutakaza ibiro rya wumva mu gihe wumva ushonje. Tuvuga nk'urugero ngiye hari igihe mvuga ati hari igihe naniriza rwose nkamara nk'amasaha 28 ntariye suko nabibuze ariko nuko numva
sinzi nyine nuko numva nkuko nshaka gutakaza ni ukomeza gutakaza ibiro, ariko nabyo ni sawa cyane. Hari igihe bituma n'umubiri kwiyiriza, bituma n'umubiri uruhuka. Ubundi hanini nta nubwo umuntu kuryagagura cyane, kuryagagura ni ibintu umuntu agakwiye kureka cyane. Ngaho ubonye agafanta uranyweye mu kanya, mu isaha imwe ubonye utubiswi urariye, mu kanya mu masaha abiri ubonye amandazi urariye, ibintu byose urariye. Urumva kuryagagura ni ibintu abantu bagakwiye kugira. Niba ushaka gutakaza ibiro, irinde kuryagagura buri kanya. Rya wumva ushonje urye rimwe cyangwa kabiri ku munsi, cyangwa se ufata utuntu tworohereye mu gihe wumva ushonje koko nyirizina. Ni ibintu nabyo bizakugira, ni ibintu bizafasha kugira gutakaza ibiro cyane. Gukora ntuza fasting cyangwa kwiyiriza nabyo ni ibintu bishobora kugufasha cyane kugira. Hano ushaka gufata wasi nabasha kwiyiriza, ni ibintu rwose wagakwiye gushyira mu ntuza nimba wumva ushaka gutakaza ibiro kabisa. Umva ujya kwiyiriza ni ikintu nacyo nabwira abantu inama rwose, kwimenyera kwiyiriza. Hano muri bino bihugu bintuza bigize, ubu ni ikintu abaganga basigaye barahagurukiye kujya kubagiramo abantu b'inama. Bakati make ngerageje ni ibyo ngibyo rwose nababwira. Ku muntu ushaka kunanuka, ku muntu ushaka gutangira kunanuka, ushaka kugenda buke ntago ngushizeho pressure. Nimba ufashe ukumva uvuga ati ndashaka kunanuka, tangira buke uzagenda bizara akamenyero, ugereho ubimenyereye. Kuvuga ati ndataka kiro kimwe, uzagenda ubimenyereye kandi ugende binagutera courage. Nizere ko iyi video hari igitekerezo cyangwa se ugiye gufasha ushaka umuntu ashaka kunanuka rwose, kugabanya agataye buke wagerageza cyane. Ni ibintu byiza ukora siporo, kwiyitaho muri iki gihe ni ibintu rwose nakubwira ngo rwose bifasha abantu benshi cyane. Gukora siporo ni ibintu byiza ku mubiri, nuko se turazi akamaro ka siporo. Ni ibintu rwose bagakwiye gushyira mu buzima bwawe. Umuntu wumva ashaka kunanuka kabisa rwose nakubwira iki, bishyire mu bikorwa. Uzabumbwira. Naho ubundi biriya bazatubeshya ngo ibinini ngo binanuka, wapi. Kereka babandi bajya gukoresha amantuza operation ya ntuza ya chirurgie bariatrique babyita simbizi, ariko bakagira nyine bakabagabanyiriza taye y'igifu. Naho ubundi ngo biriya binini ngo bituma bananuka, wapi. Kugabanya quantité y'ibiryo nicyo kintu cya mbere kibanze. Umuntu abyibuha yariye, ugabanyije quantité y'ibyo waryaga uzananuka. Nukora agasiporo gake uzananuka. Nukomeza kwiyiriza ukagira cyangwa se ukayobya mu gihe wumva ushonje uzananuka. Nta bindi birenze ngo ibinini ngo dore ngo umva ni ibintu byinshi twabona kuri internet cyangwa abantu bavuga, ariko nta bindi ngibyo nibyo by'ukuri rwose. Nizere ko video yanjye mwayirebye yagikunguye cyangwa ugize, ntibagiye gukora subscribe kugira ngo n'izindi nama cyangwa se amavideo ngiye kubagezaho tuba dukora siporo mu rugo azajya abigisha bimwe na bimwe, bigatuma abafite objective zo gutakaza ibiro cyangwa se abashaka kwitaho bakomeza kwitaho. So ndabakunda, mukomeze mukore subscribe, muraba mushyigikiye cyane kandi ibiganiro byanjye bizajya bibageraho mu ba mbere. Ciao.